ngo ndabasuhuje ndabaramukije aho muri hose mbahereje ikaze kuri Neki TV show. Reka ngushimire wowe udahema gukurikirana ibiganiro byacu dukora bya buri munsi. Wowe wakoze subscribe cyane by'umwihariko aburi mu Rwanda aburi mu mahanga, abari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'uburengera bwacyo. Uyu munsi tuzanye breaking news cyangwa se amakuru agiye agezweho kuba blogger cyangwa se kuba hitinzi tuza hano mu Rwanda cyangwa kuba YouTube. Reka mbivuge gutyo, n'umugabo bita Jihad uri gukozanyaho na Gasuku, ndetse Jihad akongera agakozanyaho na Pastor Claude. Mwagiye mumenya n'aba blogger nyine ba hano kuri YouTube cyangwa se aba content creator ba hano mu Rwanda. Uyu munsi ngo bimeze gute rero kuri Jihad ndetse na Pastor Claude? Jihad aho yibasiye Pastor Claude avuga ati wanjije we wa mugome we wa Pastor Claude G, urashaka ngo bagufashe iki? Uzi ibintu wakoreye urupfu rwa Gogo, uvuga ati ngo views ngo ibiki n'ibiki ngo ntimwakagiye gutabara, wowe urashaka bagutabare bagufashe iki? Wakoze iki? Wowe wafashije iki abandi? Ngo Pastor Claude nta n'isoni, wumva ko nyine ari inkuru iteye akababaro, ndetse anamunenga cyane ko atakagombye kuza nawe aje gucuruza urupfu rwa se cyangwa se uwo yita se, dore ko atari na se umubyara mu nda kireka kuba yaramureze gusa. Urumva rero nuko byaje kugenda, n'ubundi bakomeje nyine bashyugurana ku mbuga nkoranyambaga. Urumva bose ariko ntimwize kwibagirwa ko ayo matiku yabaza kubabyara amafaranga baba bashaka views mugana wa Pastor Claude. Nanone nanjye ndaza kunenga Pastor Claude nimba yaragaragaye agenda asebya abantu, we abo yasebeje baraza kumufasha gute cyangwa se baraza kumushyigikira gute ashaka gucuruza urupfu rwa se? Urumva rero umugabo Jihad nuko yaje kuvuga nyine abitangaza, wumva ko ni inkuru y'akababaro cyane, inkuru y'incamugongo. Ndabizi mwagiye mubibona ku ma YouTube cyangwa ku ma TV mu Rwanda agiye atandukanye, wumva ko Pastor Claude ndetse ashobora kuba ari mu gahinda, bishobora kuba byanamuteye koma. Pastor Claude akakanya tuvugana ari mu mazi abira, kuko ibyo yakoreye abandi ari byo nawe ari gukorerwa. Reka nkubwire ati akebo ngo kajya wamugarura, cyangwa se urwigeramo abandi nawe nirwo uzagerwamo. Murabizi Gogo igihe yitabaga Imana cyangwa se yavaga mu mubiri mu isi y'umubiri, aribwo Pastor Claude yavuze ati izo views ntago ngo zamujyane pfiriya, ngo aranywesha 2025 ngo agende pfiwe zafumbwe ngo hejuru, ngo ayo mafaranga ntago yaza kuvamo muri views yaza kubona. Urumva ko nyine we yaje n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga abivuga ashaka gucuruza urupfu rwa Gogo. Murabizi Pastor Claude yagiye asebya ba Vestine ba Dorcas, avuga ko Vestine atwite, ko inda noneho ngo yakuyemo inda kadashaka kubyarira umugabo. Urumva nye Pastor Claude yagiye asebya abantu benshi cyane. Naho aka kanya Jihad ndetse n'abandi ba YouTube benshi bakomeye cyane bagiye bamwataka bamutera amabuye ku mbuga nkoranyambaga, bamubwira ati ntukongere kuvuga nta bufasha turi buguhereze, kuko ibyo wakoreye abandi nawe genda ucuruze urupfu rwaswo nkuko n'ubundi watangiye kurucuruza, dore ko atari na so ahubwo umwita iso. Bidatinze umugabo bita Gasuku cyangwa se Jeskizo wa Mipangu, umwami w'abagore, dore ko ariko yita ngo bro, yaje kwibasira umuntu bita Jihad amubwira uti wagitinganyiwe urongera gushinyagurira Jacques w'u Rwanda, umushinyaguro yirwariye mu bitaro aho yibereye. Turaza kongera gukozanyaho nge nawe biraza kwaka umuriro. Na magambo nyine Jihad yagiye agaragaza ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko nyine yishimiye kurwara kwa Jacques cyangwa se yishimiye urupfu rwe ngo babone amaviews. Gasuku murabizi nta santima agira, navuga ko uruhande rumwe agira n'umutima mwiza, nta ruhande nyine wumva ngo ababugamiyeho. Amubwira uti ndakwiyamye tuza wamutinganyiwe, nimba warabuza butinganya, nimba udashobora gusengera undi mwana cyangwa se ube wanamusura, ntago wakagombye kuza ku mbuga nkoranyambaga uzuvuga ubusa uzo ujajwa, dore ko nta n'umugabo ngo ukwiye kujajwa. Ariko nyine uwo yamubwiraga amubwira ko ibintu wakoze ari amafuti, ko ari ibintu biteye ubwoba ndetse n'agahinda, ko utakagombye kuza kuvuga ubusano ku mbuga nkoranyambaga. Ayo ni amagambo Gasuku yamubwira ati wowe uri umutinganyi, aho ubwambure bwawe bwagaragaye ndetse nta na kintu uduhisha. Ko munabizi yagiye avuga ati umunsi ndibuze kubahagurikira cyangwa se ndibuze kubiyereka, bavuga ati
ntabyo utwiyerekamo ko twarakubonye ubusa bwawe twarabubonye, ndi nkawe ntago nakagombye kongera kuvuga cyangwa nza no ku mbuga nkoranyambaga inza mvuga ubusa, kuko ibintu wakoze biteye ubwoba kumva wabasha ukaza ukambura hano ku mbuga nkoranyambaga bigaragara uri kwikinisha, uri umutinganyi, bakubaza ahubwo ndetse na video zawe zitarasakara ahantu hose ukaza ukavuga ati ni content. Gasuku aribwo avuga ati kutiga biragatsindwa, kutakora ibintu zibiragatsindwa, kutiga biragatsindwa, ndongenda kuvumye jihad wakivumewe. Ayo ni amagambo Gasuku yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko arakaye cyane mu mujinya, mu gahinda gateye ubwoba, avuga ati jihad ndakwiyamye kuri Jackie y'u Rwanda, anatabariza abakunzi ba Jackie kuba bamugeraho, avuga ko umuntu waroze Jackie ari umugome ashaka kuba yava mu mirimo. Murabizi ko Jackie y'u Rwanda amaze igihe kinini cyane arwaye cyane kandi biteye ubwoba. Murabizi mwagiye mubibona ku ma platform ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nyine bo bitangaza ko Jackie arwaye, ko uwaba ufite umutima wa kimuntu nyine yakagiye akamuvuza, bakamuteranyiriza akaba yavuzwa. Urabizi igihe amaze mu bitaro na n'ubu kugeza n'uyu munsi murabizi ko indwara ye batarayibona cyangwa se nta kirakorwa ku buzima bwiwe ngo abe yavugwa akire, ko abaganga nabo byabayobeye. Navuga ati no gutegereza Imana no gusenga, ko twarapimye bamucishije mu byuma bitandukanye bamujyana mu bitaro bigiye bikomeye bya hano mu Rwanda kugira ngo babashe kuba babona indwara. Jackie we yaje kwitangariza ko bamuroze kandi abamuroze ko ashobora kuba abazi. Urumva rero ni inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda kumva nyine umuntu cyane. Narababwiye ati ino showbiz irimo abarozi. Murabizi ba Jennifer ubwo babarugiraga mu nzoga bagiye Gisenyi kwenjoyinga n'abashuti be bikarangira basize ubuzima. Ndagira ngo nkubwize ukuri ko nihatabaho Imana yonyine, Jackie nabwo biri buze kurangira yitabye Imana cyangwa se akuye mu mubiri. Nge ntago ari byo mwifurije, ahubwo nanatabariza n'abakunzi biwe kuba nyine baza tukamugeraho tukamufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo abashe kuba yaguma mu mubiri cyangwa yakomeza kuba afite ubuzima buzira umuze nk'uko n'ubundi byabaye. Yego Jackie yagiye agaragara nyine ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo atari meza, ariko mu ruhande rumwe ni umwana nyine wirwanyeho, yabaga ashaka icyo kurya, dore ko buri kantu na buri nguni nabo baje ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati mututabarize Jackie, mutabaze Jackie, muze adufashe, muze mudufashe dushyigikirane. Si ngombwa ngo nayo mafaranga cyangwa se iyo nkunga ushobora kugendera Jackie ngo uyishyire kuri nimero yanjye, nawe ubwe twaguhereza nimero ziwe, hatazagira uvuga ati mwateranyije amafaranga yo gufasha umuvandimwe ndayajya cyangwa nyakoresha ibindi, kuko muri kana buri nguni bo nyine amatiku ya showbiz barayazi. Niyo mpamvu bavuze ati Jackie ko ari umuvandimwe wanjye, tumufata nka mushiki wacu, ntago twakagombye kuba twakicara ikibazo cyo twakagombye kukigira nk'icyacu, tukamufasha tukamugwanaho, tukaba twakora buri kimwe cyose kugira ngo nawe aba afite ubuzima bumeze neza nk'abandi. Kandi ni umuntu wadutinze abantu, ni umuntu wirwanyeho mu ruhande rumwe cyangwa se urundi, ni umuntu nyine navuga udafite icyo yishe cyangwa se udafite nyine ikintu abangamiye buri muntu wese, kireka amagambo wenda mabi yagiye agaragara ku mbuga usa nkaho yamamaza uburaya. Ariko nanone nibwo byari bimutunze, ntabwo naza kujajinga akazi k'umuntu cyangwa ngo bibe byakubuza kugufasha ufite uwo mutima wa kimuntu cyangwa se uwo mutima w'urukundo. Niyo mpamvu natangiye mbabwira gutya, n'ubundi ubaye ufite wa mutima w'urukundo, ubaye wafasha, ubaye uri umuntu w'isupportive, wafasha Jackie. Gasuku rero adatinze yageneye izo ubutumwa. Gasuku yageneye umutinganyi Jihad, nanjye reka mwite umutinganyi kuko bitewe n'amashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga yikinisha agira ute, bigaragara ko ari umutinganyi 100%. Urumva umuntu ufite umutekano n'abantu benshi ntabwo yakomeje kugaragara ku mbuga yagira yikinisha amavideo akajya hanze. Ibyo bintu ntago bikwiye cyangwa se ntago yari byo nyine. Mu ruhande rumwe yamubwiye uti bro, umunsi tuzakuzana tuzagushyira hasi, uri gukinira ku buzima bw'abantu, ukiniye ku buzima bwa Jackie, ubuzima burahinduka, none ni njyewe ariko ejo ni wowe. Ushaka wakiga kubana n'abantu cyangwa se mu byo ukora ugashyiramo ikinyabupfura. Ubwo ni ubutumwa Gasuku wa Mipangu, umwami w'abagore, yageneye uwitwa umutinganyi Jihad.
urumva rero ni ibintu nyine utamenya ukuntu bimeze. Urumva Jihad amagambo yagenda arahubuka mugani wa gasuku, kandi guhubuka ku muntu ufite izina, ku muntu ufite fame ntago ari byiza, ntago ari sawa mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Yakagombye nyine kwita guhereza agaciro amagambo yagiye gukoresha cyangwa se agiye kuvuga. Urumva kuba yahubutse byo yahubutse ndetse binateye ubwoba kandi biteye n'agahinda, kandi biranababaje kumva umuntu ufite izina nka ririya ashobora kugenda agakina ku buzima bw'abantu. Ikiganiro reka tugisoreza aha ngaha. Ngiye mwabanye mu kiganiro, nitwa Neyiki, ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Aho terakanda subscribe, reka tuguhereze umwanya wo kanda subscribe, ukore share, like, comment, kandi nkubwira